Yes, mbahaye ikaze mu iterambere. Mbahaye ikaze mu isi nshya, isi y'ikoranabuhanga. Kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku modoka ikozwe mu bwoko bwa supercar cyangwa se icyo twakwita imodoka nzu. Kugeza ubu ngubu hari imodoka imwe rukumbi ibasha kuba yatwara ibintu biremereye ndetse umuryango ukabasha kuba waturamo n'abana bawe, ikabasha kuba yaturwamo n'abantu barenga 10. Iyi modoka hamwe na supercar, reka twinjire munsi nshya. Nk'uko ubibona kuri sikirini yawe, kugeza ubu ngubu harimo abatangiye kwibaza iyi modoka itwarwa ite, ese ikorwa ite, cyane ko ipine ryayo ripima hafi metero 1 na santimetero 17. Hariho abatabyemeranyaho guca kuko bivugwa ko ipine ryayo ry'inyuma bwite ripima uburebure bwa metero 2 ndetse na santimetero 6. Reka aya matsiko tuyarekera ahangaha, huko tuze tugusobanurire bimwe mu bigize iyi modoka. Ese yakozwe ryari, yaguzwe nande, ese uwo wayiguze we ni muntu ki, hamwe na supercar. Twinjire mu isi nshya y'iterambere igendana n'ikoranabuhanga rigezweho. Reka tukubwire ngo mu mwaka w'ibihumbi 2015 niho uyu mugabo Elon Musk yaje kuba yazana iki gitekerezo cyo gukora iyi modoka, ariko mugenzi we Frank Hur yabaza kuba atabyumvikanaho kimwe n'uyu Elon Musk, babasha kuba umugambi wabo bawusubika. Niho mu mwaka w'ibihumbi 2017 uyu mugabo Elon Musk yaje kuba yakoherereza uyu Fayuru ubutumwa bugufi amubwira ko agiye kuba yatangira umushinga wo kuba yakora igitangaza ndetse kitigezweho kiba cyakorwa na buri wese. Yamwoherereje ubu butumwa, uyu mugabo abasha kuba yabwakira, amubwira ko ibi ngibi byose babigeraho babifashijwemo na supercar ndetse n'abandi bagabo bazwi ku izina rya Ruchi Viki ndetse n'umugore we Pierre-Emile Musk. Abangaba bose bahuje ibitekerezo bunganirwa n'umushoramari cyane uzwi ku mugabane wa Aziya, Bill Gates. Wowe icyo ngusabwa, niba ugeze hano kuri iyi channel bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5, bityo ibiganiro n'inkuru tunyuza hano bijye bibasha kukugeraho mu ba mbere, ububaye umunyamuryango w'iki gitangazamakuru. Kanda subscribe kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru ijye kugeraho mu ba mbere. Abamajije kuyikanda ndabashimiye. Reka tuvuge ko uyu mugabo Elon Musk. Elon Musk yavukiye i Las Vegas, ahangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko afite imyaka 63. Iyi modoka yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2017, dore ko yaje gutwara igihe kigera ku mezi 9 yose kugira ngo ibashe kuba yakuzura. Ni imodoka nzu kuko twavuga ko hakoranwemo inzu, ikoranwe n'inzu kugeza ubwo hariho igikoni, ubwiherero ndetse korodori, salo ndetse naho wabasha kuba wakakirira abashyitsi. Iyi modoka hamwe na supercar, reka tukubwire ko ipine ryayo rimwe ribasha kugura miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Rikaba rifite uburebure bwa metero 2 ndetse na santimetero 6. Kugeza ubu ngubu uyu mudamu wa Elon Musk, Pierre-Emile Musk, yavutse mu 1917. Urumva ko uyu mudamu we aruta Elon Musk kure. Uyu mudamu we azwi mu bikorwa nk'ibyo kurwanya igwingira, cyane cyane hariya ku mugabane wa Aziya. Uyu mudamu we akaba ari umunyamerikakazi, nubwo Elon Musk bavuga ko afite inkomoko mu Bagereki. Kugeza ubu ngubu iyi modoka nzu izwi ku izina rya Car Herve Supercar Even 15. Iyi modoka yabashije kujya hanze mu mwaka wa 2018. Iyi modoka akaba ariyo modoka ya mbere ku isi nini kandi ikoranye ubuhanga, ikomeye, itapfa kuba yakangirizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose.
ubirebye nk'uko uri kubibona kuri sikirini yawe, iyi ni imodoka nzu kuko kugeza ubu ngubu nta rundi ruganda cyangwa se nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kuba yakora iyi modoka cyangwa se akaba yarabigaragaje. Dukunze kubibona cyane nk'udushoti video, ariko kugeza ubu ngubu iyi modoka byemejwe ko uyu mupapa Elon Musk cyangwa se uyu mushoramari Elon Musk ariwe ufite iyi modoka. Reka tukubwire byinshi kuri iyi modoka. Wajya ku rubuga rwa Google cyangwa se ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, ukandikamo Elon Musk Super N Car 12. Aha ngaha uraza kubona byinshi kuri iyi modoka, umenye mbese intebe imwe yayo wayigura ngahe, umenye mbese buriya iyi modoka kugeza ubu ngubu ihagaze miliyaridi zingahe z'amadolari. Wabasha kumenya mbese ni ibihe bikoresho bigezweho biri muri iyi modoka by'ikoranabuhanga. Se wabasha kumenya umuziki cyangwa se umuzindaro uri muri iyi modoka ubwawo uhagaze amafaranga angahe. Ibi byose niba ushaka kubimenya udaciye ku rubuga rwa Google cyangwa se rwa X rw'uyu Elon Musk, we watwandikira muri komenti tukagushyira muri groupe ya WhatsApp, bityo ukazajya ubasha kubona amakuru ku gihe, ndetse amafoto y'inkuru tuba turimo gutangaza cyangwa se turimo gusesengura, ndetse n'amavideo tuyacisha ku rubuga rwa WhatsApp. Wowe watwandikira bityo tukabasha kujya tubasha kubana 5 kuri 5. Ariko nako mboneraho utari wakanda subscribe kugusaba kuyikanda aka kanya kugira ngo tujye tubasha kubana. Njyewe ubageza haya makuru nitwa Sindingabo Fred, umwuzukuru wa Segikubo Fred.